Nshuti bakunzi umusaraba, mwese muraho neza, mwese murakomeye, mwese mumeze neza. Ntabwo mbizi ko ibyo ngiye kubabwira ariko mumeze. Ntabwo nzi ko abantu benshi bakomeye, ntabwo nzi ko abantu benshi batuje mu mitima yabo. Abantu benshi barahangayitse, abantu benshi barababaye, abantu benshi baribaza uko bizagenda, abantu benshi baribaza uko bizamera. Ibintu birakomeye, ibintu birakaze, birarushaho gukomera, birarushaho gukara, birarushaho kuba bibi. Aho abantu bibaza uko bazarya ejo, uko bazambara ejo, uko bazagenda, ibihe bizagenda, uko ibihe birushaho kugenda bikomera, birushaho kugenda biba bibi. Abantu barimo kugenda barushaho kwibaza uko bizabamerera mu minsi izaza. Ntabwo nasinziriye, ntabwo naryamye, ntabwo nanjye ubwanjye nigeze ngoheka nibaza. Nyuma yo kureba ibirimo kuba hirya no hino ku isi, nyuma yo kureba uburyo intambara hirya no hino, uburyo abantu barimo barapfa, uburyo ibiciro bya peteroli na esanse ndetse na gaze byazamutse, uburyo hari ibiciro bikomeje kuzamuka, ibintu byabaye byacitse, ibintu byabaye byacitse, byabaye byasubiye urudubi. Abantu bose barahangayitse, abantu bose barimo kwibaza uko bizagenda. Nanjye ni muri abo ngabo, ariko muri iryo joro ryose naraye hari igisubizo nabonye, hari igisubizo nkuzaniye, hari igisubizo nabashije kumenya, hari ibanga, hari igisubizo cyihishe inyuma y'ibi byose. Nubwo ubona bikomeye, nubwo intambara ari nyinshi, nubwo Iran bikomeye, nubwo Amerika bikomeye, nubwo abanyafurika bimeze nabi, nubwo muri East Africa bimeze nabi, ariko nkambwira ukuri, mu ijoro naraye nabonye igisubizo. Nkambwira umugani wa Israel mbonye, navuze ngo naraye ku marembo y'ijuru, nabonye igisubizo cy'ikibazo gihari, kandi Imana igiye gukora kugira ngo byose bigende neza. Rero usabe wowe ufite umutima uhagaze, wowe ufite agahinda, wowe ufite intimba, urimo kunyumva muri kano kanya, utuze, ntugende utumvishe iyi audio ngo irangize. Iyi video uyumve irangize, uyumve umenye neza icyo Imana irimo gupanga, umupango w'Imana. Umupango ntabwo Imana ijya ikora ibintu nk'ibi nta kintu yapanze, ntabwo bibaho. Nta na rimwe uzumva Imana yakoze ikintu nk'iki nta kintu yapanze. Hari icyo yapanze, hari icyo amaze gupanga. Ese umupango w'Imana. Kugira ngo usabe kandi, niba nawe uri mu bantu bafite ubwoba, bahangayitse, bumva nta ejo bizagenda, abana bazasubira ku mashuri, baje muri vakanse, ibiryo birahenze, mazuti irahenze, esanse irahenze, nababwira yuko hari ikintu cy'umupango kidasanzwe. Uretse n'Imana kandi, uretse n'Imana n'abantu barimo barapanga, ariko Imana yo yapanze kurusha uko barimo gupanga. Barapanga intambara hirya no hino, barapanga gushaka amahoro, bategura intambara, barapanga ubucuruzi bitashoboka, bigoranye, imisoro irazamutse hirya no hino, ariko humura, hari icyo Imana yapanze. Yambwira rero kuri muri iki gitondo yuko hari ijambo nshaka kukubwira, Imana icyo yapanze. Uribuka muri covid, ibihe byashize, covid yarateye isi yose iratitira. Covid yarabaye, abantu bose bahera mu nzu, bajya mu nzu, baguma mu nzu. Covid yarabaye, banakorera amafaranga barayabona, amaze kuyabona bicwa na covid, barapfa. Inzara yigeze gutera kera mu Rwanda yitwa Ruzagayura, rumanura imbaba, abantu barahangayika, bararembamira nabi. Mu Rwanda twagize ibihe bibi bidasanzwe byinshi cyane. Twagize jenoside yabaye mu Rwanda yakorewe Abatutsi. Turi mu bihe bidasanzwe, n'ubundi mu gihe cyo kwibuka, tangiye ibyo kwibuka. Ariko yabwira ngo uyangayika, hari icyo Imana yapanze, hari icyo Imana yapanze. Imana yakuvanye hamwe wari uri cyagiye, Imana yagukuye muri bwa buzima wari urimo cyagiye, n'uyu munsi hari ikintu irimo gupanga. Ndakubwira ngo hari ikintu Imana irimo gupanga kidasanzwe. Ahubwo iki kintu ntabwo nzi niba ukizi, ntabwo nzi niba ugitekereza, ntabwo nzi niba ukibona, ntabwo nzi niba ufite amakuru.
ngufitiye amakuru nakuzaniye uyu munsi. Amakuru nakuzaniye uyu munsi nuko Imana yo mu ijuru yamanutse kuvugana n'abanyarwanda, iravuga ngo nimugire ubwoba, nzi ibyo nibwira kubagirira. Igihe cyabayeho ni kirekire, hari inzara yabaye ndayibakiza, hari jenoside yabaye ndayibakiza, hari intambara zabaye zitandukanye ndazibakiza, na n'uyu munsi ndacyabarwanirira, na n'uyu munsi ndacyabakiza, na n'uyu munsi ndacyamenya ibyo kurya byanyu, na n'uyu munsi ndacyamenya ibyo kwambara byanyu, na n'uyu munsi ndacyamenya aho kuba hanyu, na n'uyu munsi ndacyamenya uko imvura igwa igahita, ndacyamenya uko imyuzuriza ntihita abantu bamare, ndacyamenya amasoko yanyu, ndacyamenya aho muhahira, ndacyamenya ibyo murya byanyu, nk'uko nambika uburabyo bwo mu ishyamba butahinze, budafite peteroli na gaze, budafite n'ibindi bitandukanye abantu bibwira ko bafite biba bihagije. Ndacyari kumwe namwe, ndacyabimenya, ndacyabisobanukiwe, ndacyazi amateka yanyu, ndacyazi ko igihugu cyanyu kiri mu nzira y'amajyambere, ndacyazi ko igihugu cyanyu gikeneye kuva aho kiri kikagera aho kiri. Iravugana nawe ikintu gitondo. Abantu benshi bapanitse, abantu benshi mwapanitse, mwagize ubwoba, amarira ni menshi, agahinda ni kenshi. Uko utamenya uko umwana akurira mu nda ya nyina, niko utamenya uko gaze na peteroli bizahenda ariko kumenya ukabaho. Niko utamenya uko ikirere gihinduka, imvura ikagwa, imyuzure igatemba, inyanja zikuzura, abantu bagatemba, bagapfa, bagashira, ugasigara. Iri joro naraye Imana yambwiye ngo ntuhangayike. Ijoro naraye Imana yambwiye ngo mbwira abantu bayo ngo ntimuhangayike. Hari icyo ishaka kuvugana namwe, hari icyo ishaka gukorana namwe, hari icyo ishaka ko mumenya. Mumenye ko ari iyo Mana ibabeshejeho, mumenye ko ari ituma mubaho. Niyo yatumye mubyara, niyo yatumye mukura, niyo yatumye mubaho. Na n'uyu munsi ntago mwari mufite impuhwe, nta mpuhwe zari zibafitiwe, ntago Satani yari afite impuhwe, ntago umwanzi yari afite impuhwe kuri mwebwe, ahubwo Imana yagumye kubarinda, ikabagirira neza nk'uko yagirira neza abana bayo ba Isiraheli, ikabavana mu Egiputa aho bari bazi imyaka myinshi bari mu bucakara, bari mu bubata, ikabakuzayo ukuboko kwayo gukomeye, ikabambukisa inyanja n'ukuboko kwayo gukomeye, igacyura abana, ikabavana mu mazi, ikabakura mu mazi, ikabakinyuza humutse. Uko niko izabigira muri kino gihe cya none. Abantu barabyibagiwe, yamwe ngo mbyibutse abantu barabyibagiwe ko Imana yabikoze. Hari ibyo Imana yakoze mu gihe cya kera, hari ibyo Imana igeze gukora, nawe urabibona n'amaso yawe, hari ibyo Imana igeze ivugana, nawe urabibona ko ibikoze, hari ibyo Imana igeze ikora utashoboye, utabashije. Ntiramwe ngo utibashije ndamubashisha, udashoboye ndamushoboza. None abantu bapanitse, imishahara ni mitoya, abadafite imishahara se ntibabayeho. Abantu bapanitse ngo peteroli yahenze. Mbere y'isi ubundi wayihingaga mu isambu yawe, ubundi se wayigiraga, ubundi se wayicukuraga. Uwiteka Imana yo mu ijuru avugana nawe aya magambo ngo humura, komera umutima, shikama, unyizere, wizere Imana. Iragira ngo muyizere kurushaho mu bindi bihe byanyuzeho, iragira ngo mwiringire Imana, iragira ngo muyiringire, iragira ngo tuyiringire kurusha iki gihe cyabayeho. Iyi Mana yo mu ijuru nta kindi ikeneye kuri twe, ikeneye ngo nituze tuyisange, tuyisenga mu mwuka, tuyiringire, tuyihangeho amaso. Ibindi byose niyo yabiremye, ibindi byose y'ubutaka, ibyo munsi y'ubutaka, ibyo hejuru y'ubutaka, ibyo mu mazi, iby'ikuzimu, iyo ngiyo byose, ibyo mu mashyamba n'ibirarashyamba, byose ni ibyayo n'ibimenya. Iravugana nawe none ahantu, komera, ntuko ku mutima, ushikame. Niyo yabiremye, niyo ibibeshaho, niyo yakuremye, niyo ikuzi, niyo itanga impano, ni nayo izikuza, niyo itanga ubuyobozi, ni nayo burambishaho. Yongera amwira ngo ntibatere ubwoba, ntimugire ubwoba, ntimuterwe ubwoba n'ibyo mubona. Ni Imana yajyanye umwami mu ishyamba, imaze y'imyaka abantu bamenya ko umwami ari mu ishyamba, iramugarura, iramubwira ngo wabonye ko ndi Imana, wabonye ko ndi Imana itanegurizwa izuru, ndi Imana idasuzugurwa, ndi Imana ihari, ndi Imana ihabaye, ndi Imana irindi isezerano nagiranye n'abantu banjye kugeza risohoje. Iyi Imana iracyahari, iyi Imana iracyakora. Reka dusenge Imana, tuyibwire ibyacu, tuyibwire ibitugora. Irakeneye abantu bayisenga, bakayisenga ku manywa na nijoro, bakayisenga, bakayibwira ibigoye, bakayibwira ibibananiza, bakayibwira ibatera ubwoba. Ngo nimuze munsanga ahantu hatari abantu twihererane. Ikeneye abantu bihererana nayo.
ntabwo isi izigera ikuryohera, ntabwo isi izigera ikubera nziza, ntabwo isi yigeze iba nziza n'ubundi, nta nubwo isi izigera iba nziza. Ikizaba cyiza ni uko abantu bamenya Imana bakayizera bakayiringira. Niyo yo kwizerwa, niyo yonyine yo kwiringirwa, niyo yonyine ifite uko ibigenza bikemera. Iki gitondo cya none ndagira ngo nkubwire ngo haguruka ushikame ushime Imana yuko ikugiriye neza, yuko iguhaye ibyiza, yuko iguhaye ubuzima. Niyo iturinda reka dusinziriye tukabyuka tukicura, niyo iturinda tugenda tukagaruka tugasubira aho twavuye, niyo iduha gukura, niyo iduha umwuka duhumeka. Ivanyeho ubuzima bwavaho, ariko itabivanyeho nta wabukuraho. Ntabwo ibihugu bikomeye byakuraho ubuzima, ntabwo iminyururu yo muri gereza yakuraho ubuzima, ntabwo urwango rw'abantu rwakuraho ubuzima, ntabwo icyangiro abantu bakugirira cyakuraho ubuzima, ntabwo urubyaro wabyaye rwaguha ubuzima, ntabwo amafaranga utunze ariyo yaguha ubuzima. Ubuzima buhabwa n'Imana, iyo kwizerwa, kwiringirwa, iyo yonyine igira neza. Niyo ikeneye ko tubana nayo mu mahoro, tukayizera, tukayiringira, imitima yacu ikayiringira. Muze munsange ahantu hatari abantu twihererane, ni ku Uwiteka avugana namwe umunsi wa none. Imana ikugirire neza. Ugiye kujya mu kazi ushira ubwoba, ushira impumu. Ugiye kujya mu mibereho yawe usanzwemo ukomeze ubuzima. Uzabaho kandi uzongera ubeho. Uwiteka ngo afite ikintu yibwira kutugira ngo ni icyiza kugira ngo turi mu mitima bizaba. Hanyuma y'ibi ngibi byazamuka bya esanse na mazutu na peteroli, hanyuma y'ibi ngibi by'inzara n'ubukene bitandukanye, hanyuma y'ibi ngibi by'imyuzure n'imiyaga iteye ubwoba, hanyuma y'ibi ngibi byose Uwiteka akeneye wowe ngo ngwino twihererane uvugane n'Imana. Mana, imitima yacu iragukeneye. Mana, imitima yacu irababaye cyane. Mana, imitima yacu inaniwe cyane. Ikeneye ihumure riva kuri wowe, ikeneye ubuzima buva kuri wowe, ikeneye guhumurizwa no gukomezwa biva kuri wowe. Mana, ndabizi gutanga umugisha, tanga umugisha ku bana bawe bakubone, bakumve, kandi wongere uvugana imitima y'umuntu wese watentebutse, wongere uvugana n'umuntu wese wagize guhungabana no guhangayika. Ugire neza abantu bawe. Urakoze ko utugire neza, urakoze kuri Imana y'ibintu byose, urakoze kuri Imana y'ibiriho byose. Niwe wabiremye byose, byaremwe nawe, byose n'ikiganza cyawe cyabiremye. Warategetse biraba, waravuze biraba, waraduhumekeye umwuka wawe w'ubugingo, tubaho ubuzima, uduha ubuzima, uduha imibereho. Wongeremo ibintu bishya muri twe, wongeremo ibintu bidasanzwe muri twebwe, bituma ubuzima bwacu bukomeza. Tubone ko ari Imana, tubone ko ari Imana uvugana natwe none. Urakoze Mana kutugire neza. Mbifurije umunsi mwiza, mugire umugisha, muhaye muronke ibyiza Imana yose ibahe mu izina rya Yesu. Mwari kumwe na misiyoneri Jean Bosco Shima. Uwiteka abana n'amakara bagire neza kubw'ineza no kubw'ubuntu bwe mu izina rya Yesu. Amen.